Yosuwa n'umufasha wa Mose bivuga ngo hanyuma tubwire abadukurikira. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu kubw'uyu mwanya tugiye kwinjira mu kiganiro, kuvuga ijambo ryawe, kuvuga ubwami bwawe Kristo. Reka udufashe kandi tugirire neza, utangirane natwe mwami kandi usozanye natwe. Tuguhaye ikaze muri byose kandi dusengeye abadukurikira bose kugira ngo ubahe umugisha mu izina rya Yesu, ubungure ubwenge. Ndagushimiye Mana, ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ngiye kwakira umutumirwa. Reka tubasuhuze abakunzi bacu kandi turabishimiye. Tubahaye ikaze rero kuri iyi channel yacu yitwa Humura, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni umwanya mwiza rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndetse indirimbo, ubuhamya. Imana y'amahoro ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Njyewe ubahaye ikaze, amazina ni Evangeliste Claudine, umuhanzikazi mu ndirimbo zihimbaza Imana. Hanyuma ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Turi kumwe, urabona ko ameze neza, arasa neza. Namwakira nawe akabibwira, hanyuma tugakomeza. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Bahaye ikaze, ndabishimiye kubana namwe muri uno mwanya tugiye kuganira. Nanjye nitwa Evangeliste Janima Fabiola, nkaba narahamagaye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu mu Rwanda no kugeza ku mpera y'isi. Ndanezerewe kubana namwe, Imana ibahe umugisha. Amen. Evangeliste Janima arakoze kutwibwira. Ni ukuri natwe turakunezerewe cyane kandi wakoze kuza kuri iyi channel kuvuga ubwami bw'Imana, kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma ndagira ngo mbararikire kubana natwe muri uyu mwanya utari butinde. Tugiye kuganira hejuru y'insanganyamatsiko ivuga ngo humura si uko bizahora. Haleluya, amen. Humura si uko bizahora. Imana ishimwe cyane. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa, ni ibice 11 n'umurongo wa 23. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko niko Yosuwa yahinduye igihugu cyose nk'uko Uwiteka yabwiye Mose, maze Yosuwa akigabira Abisiraheli kuba gakondo yabo, akurikiranya imiryango yabo, nuko igihugu gihabwa iki? Ihumure. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo humura si uko bizahora. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mukozi w'Imana twakiriye hano, ndashaka kukubaza ijambo ry'amatsiko. Nanjye mfite amatsiko menshi cyane. Hanyuma ndashaka kukubaza iri jambo ryitwa humura rikoreshwa ryari rikoreshwa. Iyo bavuze ngo humura baba bashatse kuvuga iki? Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ijambo ryitwa humura ni ijambo rikomeye, ni ijambo rifite ubusobanuro bwinshi, ni ijambo umuntu akoresha mu gihe uhumuriza umuntu ubona ko ababaye. Ntabwo wagenda ngo uhure n'umuntu uri guseka mubwire ngo humura. Umuntu useka nta kibazo aba afite cyatuma umubwira ngo humura umuhumurize. Ahubwo ijambo humura rikoreshwa mu gihe umuntu afite akaga, afite akababaro. Hari igihe umuntu aba afite intimba mu mutima bikanagaragarira inyuma, waganira nawe ukumva amagambo ava muri we, ukumva amagambo afite nawe urucantege, ukamubwira ati humura si uko bizahora. Tuvuge wenda ararwaye, afite indwara ikomeye, arihebye, ari kuvuga ati ntabwo nzava kuri iki gisasiro, ariko amubwira ati humura Claudine, nubwo urwaye, nubwo ubabaye, nubwo uruhijwe, nubwo ukubiswe hasi, ariko humura, hari Imana mu ijuru ushobora kugutabara. Haleluya. Hari Imana ishobora kukurengera ikagukura kuri iki gisasiro. Twabonye kenshi
Haleluya. amen. Abantu bagiye bagera mu kaga, bagera mu ntambara, bagera mu makuba, ariko bahuye n'ababahumuriza bongera kugarurwa ibyiringiro. Iri jambo rero igihe warikoresha ni igihe ubona umuntu ababaye, adafite kirengera, yihebye, adafite umuhumuriza, adafite mbese igisubizo cy'ikibazo afite, ariko ukamuba hafi ukamubwira ngo humura. Iryo jambo numva ariho hantu rikoreshwa, kuko ntabwo warikoresha ku muntu useka, ku muntu unezerewe, ufite ibyishimo, ufite ibyiringiro by'ejo hazaza. bivuze ngo n'abaduteze amatwi, abanyarwanda ndetse n'abo mu bihugu bitandukanye bakeneye ijambo ribahumuriza imitima, bakeneye ijambo ribahumuriza imitima, kuko iyo habayeho kuvuga ngo humura, byanze bikunze haba hari impamvu yateye ko uwo muntu ahungabana. Urakoze cyane. Hanyuma ndashaka kukubaza ikindi kibazo cy'amatsiko. Ko tubona muri iki gice, iki gihugu kitari gifite amahoro, kitari gifite ihumure, ariko iki gice kikatwereka ko Yosuwa akimara kukigeramo ari ihumure ryahageze. Byari byaragenze gute? Ese bari bafite ikihe kibazo cyatumaga hatabamo ihumure? Urakoze cyane. Ni ijambo ryiza ngo igihugu cyahawe ihumure. Mu yandi magambo, igihugu cyari kiriho basa nkaho bari mu ntambara, imitima yabo ihagaze, bariho barwana amanywa nijoro. Yesu nashimwe, kubera yuko ubwo bari bamaze kugera mu gihugu, bagiye kurwana intambara kugira ngo birukane Abanaki, Abahivi, Abagirugashi, Abanyakanani, kugira ngo bature mu gihugu Imana yari yabahaye kuba gakondo yabo. Noneho nuko kuhangana, ntabwo imitima yabo yari inezerewe, ntabwo imitima yabo yari ituje, ntiyari iri hamwe. Bumvaga yuko hari badashobora kuzarwana iyo ntambara ngo bayitsinde igihugu kibi cyabo. Ariko ubwo Yesu yari amaze kurwana intambara ikomeye, ayitsinze, Abisirayeli bamaze guhabwa gakondo, amaze kugabanya iyo miryango yabo gakondo uko Imana yabahaye. Imana ishimwe cyane. Igihugu cyabonye ihumure, imitima y'abantu iranezererwa. Ubwo bari bicaye barya bagatuza, ubwo bari bambaye imbeho igashira, ubwo bari baguwe neza n'abanzi, barahumurijwe bagubwa neza, kuko bari babonye Imana ibagiriye neza, bakuye mu ntambara no mu bibazo bari barimo. Imana y'amahoro ishimwe. Ariyo mpamvu yatumye igihugu gihabwa ihumure, kuko intambara, ibibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo byari bibagoye, bibatugarije, bibegereje, bibateye ubwoba. Yosuwa n'umufasha wa Mose, ni ukuvuga ngo we yaje ari igisubizo. Yaje ari igisubizo mu gihe abantu bari bari mu buretwa, abantu bari bari mu mubabaro, abantu bari barabuze ihumure, ariko Yosuwa ahageze, Imana imuhishurira guhereza gakondo Abisiraheli. Noneho umutekano uraboneka, haboneka ihumure. Urakoze cyane, urakoze. Hanyuma tubwire abadukurikiye yuko hari igihe ushobora kubaho, ukabaho mu buzima bubi, ukabaho mu buzima bukakaye, ukabaho mu buzima bw'ibikomere gusa, ariko uyu munsi tukuzaniye ijambo rivuga ngo uhumure, ntabwo ari uko bizahora. Birashoboka ko umaze igihe urwaye, umaze igihe utotezwa, umaze igihe uri mu bibazo bitandukanye, umaze igihe mbese ushavuye, ariko Bibiliya iratubwira ngo Yosuwa akimara kugera muri iki gihugu, ngo nuko ihumure riraboneka. Akiri ihumure mu izina rya Yesu, wowe uguteze amatwi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Tubonye ko ijambo ryitwa ihumure ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rikoreshwa ahantu haba hari umwijima, haba mbese hadafite amahoro. Noneho ijambo ry'ihumure iyo rihageze, ibintu birahinduka. Yesu ashimwe. Reka tubwire abadukurikiye yuko hari ibigiye guhinduka ku buzima bwawe. Uhumure nubwo uri mu bibazo bitoroshye, uri mu kaga, ariko hari ijambo ry'ihumure uyu munsi rikugezeho. Imana yacu iduhane umugisha. Hanyuma iri jambo ry'ihumure naryo riboneka muri Mariko ibice 16 umurongo wa mbere. Tubona abagore bazinduka bajya kumva ya Yesu,
Bibiliya iratubwira ngo batwara ibihumura neza ngo batwara ibihumura neza. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kukubaza evangeliste, aba bagore ni iyihe mpamvu batwaye ibihumura bazi yuko Yesu ari mu mva? Ni iyihe mpamvu yabateye gutwara ibihumura kuri iyi mva ya Yesu? Urakoze cyane. Cyane ko Yesu yabanye cyane n'aba bagore. Bitubwira yuko ngo mu gitondo cya kare kare mu museke abagore Mariya Madagarena ndetse na Mariya wundi bazindutse kare mu gitondo butashye, bararyamye biranga, bumva ko umwami ari mu gituro, bararyama biranga, biba ngombwa yuko batekereza ku mwami, barategura bajyana ngo ibihumura, barategura. Impamvu bajyanye ibihumura nanjye iyo mbikuruye neza nkabitekereza nsanga neza ko impamvu bajyanye ibihumura ari uko Yesu iminsi yose babanye mu kanwa ke havagamo amagambo abakomeza cyane ko uyu Mariya wundi Bibiliya itubwira ni wa wundi yakijije bagiye kumutera amabumbe yari yasambanye. Mu kanwa ka Yesu ntihavuyemo urupfu, ahubwo havuyemo ubuzima. Mariya arakomera, arabaho, aba mu buzima, aragukizwa, akurikira Kristo, yumva aramukunze, akomeza yibuka iyo neza, aho yicaye akumva yuko Kristo aho yamubonanaga amagambo meza, abarwayi bagakira, abababaye bakaruhuka, abari bafite intimba bakabona umunezero, abariraga bakajya mu guseka. Imana ishimwe. Niyo mpamvu batashatse ibintu bidahumura neza, ahubwo bashatse ibihumura neza. Mpamvu bavuze ngo neza. Hari ibintu bihumura ariko kumva ntibihumura neza, bidafite impumuro idasobanutse. Ariko bo bashatse ibihumura bashyiraho neza kugira ngo Kristo ubwo yajyaga bahumurira mu mutima, bakumva ihumura rivuye muri we, imitima yabo igahumurizwa. Imana ishimwe. Kugira ngo bagende bamusiga ibihumura yere kugira gute, mbese ni nka kwa kundi umuntu apfa abantu bifite bakajya bamutera imiti, ugasanga bamushyinguye mu gihe kirekire kandi ubona isura ye ikiri nzima. Nabo bari bakimukunze, bafite urukundo, baravuga ati umwami wacu nta nabi twamwumvanye, umwami wacu nta macakubiri twamwumvanye, ahubwo muri we yahoraga afite amagambo meza akomeza imitima yacu, aduhumuriza. Imana ishimwe. Nuko rero niyo mpamvu nabo bashatse ibihumura neza, kugira ngo nawe uzarebe iyo wambaye neza, imyenda yawe myiza wayifuze, kwisiga utuvuta twawe duhumura, hitera agaparufe, aho unyuze baravuga turahumura neza. Imana ishimwe. Arakoze cyane kudusobanurira impamvu yateye aba bamama gutegura ibihumura neza bakabijyana ku mva ya Kristo. Hari ubuzima ubaho ukabura umuntu waguhumuriza, ukabura umuntu wakwegera, ukabana n'igikomere igihe kirekire. Ariko igihe Kristo yamaze avuga ubutumwa bwiza, yereye abamama imbuto, kuko ntabwo bari kumutekerezaho atarabereye imbuto, ahubwo baravuze bati umwami wacu ari mu gituro, reka tujyane ibihumura neza. Ariko hari inkuru yanejeje cyane, ngo bagezeyo ngo basanga ngo yazutse. Haleluya. Ngo bamaze kubona yazutse ngo bahasanga ngo umugabo wari wicaye ngo wambaye imyenda y'igitare. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, mu gutegura ibintu byiza, mu gutegura ijambo ryiza ubwira mugenzi wawe, mu gutegura ikintu cyiza, burya hari imbaraga z'Imana zikumanukira, hari ubwiza bw'Imana bukumanukira, hari n'ingororano. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Turanezerewe rero gukomeza kumva ijambo ry'Imana, hanyuma twigira ku musozo
uyu mutumirwa wacu hari ubuhamya afite yatubwiraho gatoya kugira ngo twinjire ku musozo, ariko kandi tukubwire ngo nubwo waheranywe n'igikomere hari ijambo rikugezeho aka kanya rikubwira ngo uhumure si uko bizahora. Imana igihindura amateka, Imana igihindura amateka abantu bagatangara. Hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe, hari ibintu bigiye guhinduka abantu bakakureba bakakwibazaho bakabaza ngo mbese ngo nuriya. Noneho rero hari uburyo ubaho ugahora ubabaye, ugahora wumva wijemye, ariko uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rivuga ngo uhumure si uko bizahora, hari ikigiye gukorwa ku buzima bwawe. Hanyuma mutumirwa mwiza, tugenda twinjira ku musozo kugira ngo tutaza gutinda, ku badukurikiye tuzagaruka twongere tubahe ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mubaze mu nzira waciyemo, nawe hari igihe waba warahuye n'ubuzima butari bwiza, ariko ijambo ryitwa humura rikaba ryarakugezeho, hakaba hari aho ryagukuye, hakaba hari n'aho ryakugejeje. Wakoze cyane. Yego, hari aho nageze ndakomereka, umutima urahaba ugumwuma, ndeba hirya no hino mbona nta murengezi, nawe uri kumbwira ati mpore, nawe uri kumbwira ati komera, ariko ijambo humura ringeze mu matwi numva nongeye ndakomere, numva nongeye ngarura ibyiringiro, numva ko kwanjye kuracyakomeje. Haleluya, amen. Aka kantu reka nkavuge, ijambo ry'Imana muri Yesaya 40 aratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo kandi mwongere mubahumurize, imitima yabo, ariko Imana ndayikunda. haleluya, Ndabishimye mukozi w'Imana, nimuhumurize abantu banjye. Nicyo turi gukora uno mwana, tubabwira abantu bababaye ngo nimuhumure. Nubwo wagera mu gikombe cy'umwijima humura, nubwo wabona abantu bakwanze humura. Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ni Imana ijya yomora ibikomere. Niba warabuze umugabo humura, hari Imana izi gutanga abagabo. Niba warabuze icyo kurya humura, hari Imana igaburira abantu bakarya bagahaga. Imana ishimwe. Ushobora kuba urwaye bikomeye, udafite icyo wivuza, udafite ukuri bukire, ariko hari Imana ikiza. Imana narayibonye ubwo nari ngeze mu kaga, ubwo nari ngowe nduhijwe n'uburwayi, ubwo nari ngiye gupfa, mbona ibyanjye byarangiye, ariko Uwiteka aramanuka ngumva nshaka kugukura kuri iki gihe, ndashaka kugukura hariya. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni ukubaho tukongera tugakomera. Imibereho y'Imana iboneka dukomeza, igatuma twongera tukazuka twari turaba. Haleluya, amen, amen. Ndabwira wowe uri umusore humura, ndabwira wowe uri umukobwa urababaye humura. Mu ijuru hari Imana igira neza, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ikuraho igisuzuguriro, mu ijuru hari Imana icecekesha amagambo y'abantu. Muri iyi minsi abantu bararushe, barakora bariho baragenda bati bene wacu baratuvuga, baratuzengereje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura. Mana ishimwe. Hari abantu bavuga amagambo ariko hari n'Imana ivuga. Mana ishimwe. Hari abantu bavuga ubujajwa ariko hari Imana ivuga iby'ukuri. Imana ntabwo ivuga ubujajwa, hari Imana ivuga ijambo. Ndaguhumuriza ngo humure, kuko ntagamena. Mana ishimwe cyane. Amen, 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 amen. Bashobora kukunena bitewe n'uko bakureba, ariko Yesu wacu cyo mukundira ntatunena. Bashobora kukunena bakagusunika bitewe n'ubuzima urimo, ariko data iyo abonye uwo muntu aramwiyegereza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ni ukuvuga ngo ukomeje kuri uwo murongo waruvuzeho, hari ijambo rikomeza rivuga ngo mubabwire yuko ibyaha byabo babibabariwe. Bivuze ngo mubadukurikiye, hari igihe ukora ibyaha ukumva yuko waciriweho iteka. Oya, ntabwo waciriweho iteka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni humura, ijambo ry'Imana ni humura. Mubabwire ko ari ibyaha byabo babibabariwe. Reka mbwire abadukurikiye bumva ko bari baraciriweho iteka, mbabwire ngo haracyariho ibyiringiro. Bibiliya yarambwiye ngo nawe igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Hanyuma tugera ku musozo,
reka mbabwire ngo nimwakire ihumure mu izina rya Yesu Kristo, nimwakire umugisha w'Imana, nimwakire guhindurirwa amateka, nimwakire guhindurirwa ubuzima, haba mu buzima busanzwe haba no mu buzima bw'umwuka, mutere imbere, muzamuke, mubeho neza. Kristo ni umwami, ubwo ataheze mu gituro ni muzima, natwe turi bazima. Haleluya. Hanyuma ngiye kwakira umutumirwa asenga Imana dusoza, ariko mbere yuko asenga Imana, ni iki wabwira abantu bari baduteze amatwi? Gira ibintu nka bibiri wabwira abantu bari baduteze amatwi muri aka kanya, hanyuma usenga Imana mu izina rya Yesu. Murakoze. Ikintu nabwira abantu bari baduteze amatwi, abantu bakurikira ijambo ry'Imana, turi kuvuga ku ihumure, nabwira ngo nimuhumure kandi mukomere, mwongere ibihe byo gusenga, mwongere kwizera, mwongere ibyiringiro mu mitima yanyu, kuko Imana ni iyera kandi izabagirira neza. Nimuhumure, Yesu ari ku ngoma kandi yaranesheje, agambiriye kubagirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana dusoza. Yesu, aho muri hose mbaturiyeho umugisha, mugwire kandi mwaguke, mukomere, mugere kure, mwigere aho mwifuza kugera, kandi Imana ibageze kure hashoboka mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu gihugu mwiza, Kristo mwiza, urahambaye kandi urakomeye. Turagushimiye wowe ujya ubana n'imitima yacu, yariguye umwuma ukongera ukayikomeza. Ngaho komeza kubana n'abana bawe, bafite intambaro zikemure, abafite ibibazo bitandukanye ubagirire neza, abafite imitima yihebye Mwami ubabere ibyiringiro kandi ubabere umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibikomere ubwami bazabona neza yawe, ababuze ihumure ryawe rizamamara mu isi, abantu bose bazamenya kuri Imana ihambaye. Turagushimiye kandi tubisenze tubyizeye mu izina ry'Umwana wawe Yesu Kristo. Amen.